yabonye ko kayire nati rura ya jido wakubiswe ni wowe ukina bagufata ku ngufu zibeshye nagira ngo wanayogoshesheje yamaye nabwira niyo ngira gutya nawe. Yes, we are back on True Star TV show. Ni wa mu actrice uri guca ibintu bigacika muri Gakweta Films. Ariko Sorobaranze sinzi ahantu ubu buhanga Soroba bukura mu guhitamo abakinnyi, kuko byanga bikunda abafite umwihariko w'abakinnyi agenda atoranya. Kira harya n'ikiraboni rurabo rwiza, ariko se akuragaragara nk'umuntu uhora baramuboneranye n'ukuntu buri kuvuga no ko musura uratuje uracecetse cyane, umeze nk'umuntu uhora uboneranwa nyine uhora ari mu gahinda kenshi. Ubu nta gahinda ufite? Ishimire mani, ishimire na ziriya views zimaze kureba ibihumbi 200 bigiye kuzura. Ndishimye pe. Ase mwarayisengera filime ko iri kurebwa cyane? Ntabwo yabura kubonekamo abantu nyine bazi gukina ngo mbwire ngo ntabwo izakunda. Gisengera Soroba ndabizi iki kiganiro azakirera abone ko wagisengeye, abone ko wasengeye nuza Gakweta Film. Ndumva naza gusenga ku musozo. Amaye nk'abantu bacu gusenga biri kure. Oya ntakiri mu bishaka nabikora gusa nyine impamvu nagira ngo nyine dusenge dusoza. Tuze gusenga dusoza. Ndashaka ubanze ubyibura umbwire nk'ibintu bitatu ku bantu ubona muri la filime mbona bari nawe bari kugutera ubwoba, kuko role yawe yo nta wabigarukaho, yo irayoboye. Izindi role wabonye muri la filime ni ze role zigukoma? Iriya role yo kuyobora abantu bagana kuriya uriya mu mama wacu abayoboye nyine bari abantu bose bo mu ishyamba. Iriya role igutera ubwoba? Ni ikintu nacyo kitoroshye guhagarara imbere y'imbaga y'abantu benshi. Hari umumama yindi uwundi indi role ni mama wanjye uriya wo muri muvi nyine muri Gakweta ujya kundwanirira nyine kumporera. Ariko utukira aho ngaho uriya mumama ujya kukurwanirira ko mufitanye isura no mu buzima busanzwe n'umubyeyi wawe? Oya, hari ibintu abantu tujya twitiranya, abantu bakavuga ngo hari igihe mama waramuzanye muri filime. Dusobanurire uriya mama ubundi mu busanzwe ni mama wawe? Mu buzima busanzwe umbyara nyine ni mu buzima busanzwe ukubyara ko musa? Ntabwo ari mama wanjye. Soroba buriya yaratoranyije aravuga ati uyu muntu niwe wakubera mama wawe. Nta nubwo twari tubyiteze ko bizaba, gusa nyine abantu bajya batubwira ngo turasa, ariko njye ntabwo mbizi ko ntabwo mbibona nyine. Gusa nyine abenshi barabivuga kandi bavuga ko nta nkuru ivugirwa ku musozi, ntabwo nzi uburyo bawuca. Mana yanjye rero abakunzi ba True Star TV tuzazana uwo mama tuzamubereka azatuganiriza nawe atubwire mu buzima busanzwe se uko iyo umubona nko muri kuri seti ataragera imbere ya kamera ubona ari umumama ufite ariya mahane koko? Irani Migeri yakubise Isiyaka yaramwishe, urumva turaza kugashyiraho gasene abantu barareba uwo Migeri Isiyaka yariye bityo aramahane uramama arayagira. Ntabwo yagira kubera ko ni ikintu akunda. Rero ikintu akunda agomba kugikora nyine afite ubushake. Urumva ntabwo wajya gukora ikintu ushaka cyangwa se ukunda ngo ugende nyine useta ibirenge, nyine ugombe wigaragaze gihure n'icyo bakubwiye ku buryo nyine uri bugikore kigasa neza uko nyine ubishaka, kuko nawe aba afite intego, afite ibintu ashaka kugera, afite intumbero, ugomba kwigaragaza. Ariko mu buzima busanzwe ntari birye, ni umubyeyi mwiza cyane. Umva amatsiko nyine ntabwo tuyashize, ariko tuzagerageza amahirwe se ko kuri True Star tubageraho. Ubu mumaze kuba ibyamamare, nawe urabyemera ko wabaye icyamamare cyangwa ntibiraza? Ndi kubyiyumvamo. Icya mbere ni icyizere. Utakigiriye ntawakigirira. Ese iriya ni filime ubona wakwicarana n'ababyeyi bawe ukayireba cyangwa byaranabaye? Yego byarabaye. Mwaricaranye? Barayirebye. Iriya role bari kugufata ku ngufu? Barabizi yuko ari filime. Barabizi ko ari filime.
bazi ko nyuma nyine nyine bazi ko atari ibintu biba ari ibya nyabyo biri gukorwa. ko wanagize ikibazo ukaza gukomereka ukava amaraso iwanyu barabimenye? Barayabonye ku kaboko no mu mugongo hari ibintu by'ibibuye byanyishe. ubwo iwanyu umuntu byagizeho impact cyane cyangwa byatushinzeho cyane ninde hagati mu muryango w'iwanyu? Umuntu wabikubajijeho bwa mbere ninde? Yabibonye we ko mama urumva bifata nk'ibintu nyine bisanzwe kuko nyine we asobanukira ibintu bijyanye no gukina. Ahubwo Beri niwe muntu utazi Rura bakina izihe Rora yakina izi, ahubwo yabonye ko Kayirena ati Rura ya Jido wakubiswe ukina bagufata ku ngufu zibeshye nagira ngo wanayogoshesheje yamaye nose ntiyongera gutya nawe ubwo umusatsi uri kuwurya ngiye kuwukuraho kandi ubwo yuko no kuwukuraho nyine nta kibazo atari ikibazo cya muvi. kandi uriho abakobwa b'iki gihe nk'ubu ngubu iyo ab'iwanyu barakubwiye ati turashaka ukogoshesha atari filime sha Rora tubwize ukuri hari gushya hashya pe ariko filime iranze kuruta itegeko rya mama mwiyogosheshe itegeko ari icya leta mu wa 6 reka negera ibamba ndavuga numva direkite ntago mukura. ndifuza yuko umuntu Gerard Mbabazi ari mu bantu tujya duhuza iyo abonye hari umuntu uri gutrending aranyandikira akambwira turiya muntu ma nimero ze. Ese Gerard Mbabazi ibiganiro ajya akora ujya ubireba? Hari inkuru mu nkuru Gerard Mbabazi ajya akora, hari inkuru ufite Gerard Mbabazi uzamuganiriza irahari? Wahitubwira se cyangwa nibanga uzayibwira Mbabazi gusa? Nazayimubwira kuko akenshi ishingiye nyine ku bintu byo uko akunda gukora nyine inkuru z'abantu bababaye cyangwa bababajwe. Iyo nkuru yawe iri mu nkuru zibabaje cyangwa iri mu nkuru ahubwo zatanga message ku bantu batababaye? Byose bikubiyemo bakwishima cyangwa bababara? Bababara bakanishima mana bababara bakanishima. So turagira ngo noneho dusoze byibura ugira ikintu ubwira ku bakunzi ba Gakweto Films no ku bakunzi ba Rurabo ubu ngubu muri no industry tumwitegeho iki? Ni umuntu ugiye byibura abantu bakeneye kumukinisha, n'abantu bashobora kuza be expecting ko azakina iyi role cyangwa hari role zose wazikina se? Role zose wazikina havuyemo iyo kwiteretera niyo utakina ntabwo wayikina kwiteretera ubanza bigora abantu benshi. Ntabwo ari byiza kuko nuko ubonye urumva nimba barabonye nk'ahantu ufatwa ku ngufu bakabigira nyine ibintu byasereye cyane noneho bakongera uri kwiteretera umuniga umujene bavuga ati kabaye. Noneho ngaho dusoze usengera Gakweto Film urumva tubashe kubona ko byibura amasengesho yawe agiye kugira ikintu atanga. Ubundi umukobwa byanga bikunda sibyo ibintu mukina muri filime ijana ubigeranyije n'ubuzima busanzwe aba ari ibintu woweho abantu bagakwiye kwizera gute? Iby'ubuzima busanzwe no muri filime ni ibintu abantu bagakwiye guhuza cyangwa biba bitandukanye 100%? Biratandukanye cyane ariko urumva ubashaka gukinisha wenda uri inshinzi ariko burya mu buzima busanzwe utariyo. Wenda tutagiye na kure nka kuriya twakiriye kuriya mfatwa ku ngufu simbwe ko mu buzima busanzwe koko bwabwe mfatwa ku ngufu buri gihe oya nta na rimwe ariko nese baracyafatwa ku ngufu ubundi abakobwa tureke irarore wakinnye yarana trendinze ni nacyo kintu cyagaragaye muri highlight muri trailer cyane irarore wakinnye sibyo? Mbwiza ukuri mu buzima busanzwe ni kuriya bafata abakobwa ku ngufu nk'umuntu ushaka kwifatira umuntu ku ngufu umuntu ku ngufu yareba kariya karora akavuga ati nanjye ni kuri hakwiye kubigenza cyangwa urabona wabonye isi yake yarabikinnye nabi?
ntabwo mbizi mbese navuga ko yabikinnye nabi kandi ntarigeze dukora mu bwe ngo bamfashe gutya mu ahashize hanjye urafata gutya oya ntabwo mbizi yego ni ukuvuga ngo ubundi ubona ari iki kintu gishobora gutuma umugabo afata umukobwa ku ngufu n'iki cyatera umuntu gufata umukobwa ku ngufu ariko se baracyafata ku ngufu wenda nubwo bataramfata cyangwa batigeze bamfata kuko birabyo ni akazi mu buzima busanzwe ubundi bagufata ku ngufu byagenze gute buriya yaba ari no mu buzima busanzwe ntabwo we bagufata ku ngufu reka umuntu abaye agufashe ku ngufu ntabwo bizaba wageraho nta muntu ugufata ntibakajya babeshya abantu mbese nta muntu waba ukurusha imbaraga wamwishyira iyo ujya he wowe ujya tuvuge no tujaga turavugisha gukuri tuje turavuje urumva nimba wikoze njye musore ndaguhamagaye bebi uri he bite ni byiza uri hehe ndagushaka ngwino ndebe ugiye kureba nyoko ese ko wanyoko asokoromeye ubwo iyo wagiye uba wemeye kuba wanabitanga ugomba nyine kwirengera ingaruka urahura nazo kuko nyine wavuye aho wari uri wagiye kumureba none uba uzi ko ugiye kureba mushiki wawe cyangwa umusaza wawe none se ubundi ntari igihe ujya gusura umukobwa cyangwa ukajya gusura umutipe just friend ibyo bintu utari no kubishaka ariko akaba yabigukoresha ku ngufu nyine utabishakaga oya biriya ni mushaka kubiganiraho rwose ntabwo napfa kubyemera oya ntabwo kereka ari nk'abantu wenda baguteze ari nka babiri n'urugero bakagutegera nk'ahantu witeguye kuri buhace cyangwa se ariho wenda uri bo nyine bakaba babiteguye banabipanze urumva ko baba ari babiri cyangwa batatu ni urugero ubonye bigezaho koko noneho bigezaho imbaraga umuntu agiye kugukoresha iriya mibonano mpuzabitsina akayigukoresha ku ngufu wabigenza ute wageraho ukamwemerera cyangwa ubasha kumwiyaka se wowe ugeze muri situwasiyo y'uko umuntu yamufata ku ngufu wabigenza ntabwo yamfata njye niko navuze wabigenza ute ntabwo yamfata abo bafata noneho biba byagenze bite njye ntabwo mbyemera ntabwo baba ari ukubabeshyera ntabwo uzi abantu bafunze imageragere bazira icyo cyaha ubwo ugenda n'imbere y'uko ntaravuka ariko aho uvukiye ntabwo ubyizera ko byo bintu njye ntabwo ndabona nyine n'umuntu wenda bafashe ngo ubwe ngo uyu bamufashe kuko akenshi nshobora kubona umuntu wenda nshobora kumubona wenda atwite reka nk'urubyiruko tungana ariko mubona gutya atwite ariko wakumva sitori zo kumva nta gufatwa kurimo wabigezemo ubushake nawe ubikeneye uba wumva ubikeneye noneho umukobwa se abikenera mbere y'umuhungu tuvuge wenda icyo gikorwa kirageze mu gihe kigeze ubundi ninde muntu ubona ubanza gufatwa vuba kuruta uwundi ntabwo ubizi icyo nzi ndasubiza icyo nazi ariko ukarekera ubu wese icyo abakobwa mukunda kugora abahungu aba ari iyihe mpamvu nabwo ntabyo nzi nabyo ntabyo uzi ubwo ibyo wiyiziye ni filime ni filime twigire kuri Gakweto tunasoza Gakweto ya byibura filime Gakweto ubona ari filime ufitiye icyizere yuko izamara hanze igihe kingana iki iri trend mbona izamara igihe kinini nkurikije kuko iri mu bintu bikunzwe cyane kuri YouTube irakunzwe pe ubona Gakweto ikunzwe n'ikigero kingana gute cyane kinini pe irakunzwe cyane kandi umuntu akubwira ati ushyiraho utundi mushyiraho utundi turebe ni ukuri ari abagore abagabo abana inkumi abasore ni abahe bantu bari gukundira filime abonye ari ingeri nyinshi zose n'abasaza bari kuyikunda
umusaza ntabwo namenya kuko usanga nimba n'ubundi hashobora kuba hari nk'urubyiruko rw'ubu rwitwa ba karaveri twe tuzi ko ba karaveri ari ba sogokuru wenda rero ugasanga wenda muri komenti ibintu nk'ibyo ariko nyine njye nkurikije nka karitsiye yanjye mbamo yaba ari urubyiruko cyangwa abapapa bakuze abamama babambwira ati kabisa ririya shyamba wowe bazarikwicira mu musobera kandi twirebere nyine ngahita mbona yuko ikunzwe cyane. Hari amakuru numvisha ko hari role yatumye ugira amaraso uzana amaraso. Ni iyihe role yatumye uzana amaraso muri ziriya role? Yo gufatwa ku ngufu. Ese ubundi ubona byibura uburyo wayakitinzemo uriya ni wowe niwe rurabo bazi uburyo wakitinze uriya niwe rurabo cyangwa ahubwo bitega ibindi birenze? Banyitege bakwitega ubu nibwo utangiye hariya nibwo wari gutangira. icyo nasabwaga ni konegisiyo kumenyana n'abantu nyine nkabona uko itara ryanjye rimurika. Uko itara ryawe rimurika ntago abantu bagiye kukubona muri filime ukahita ucika intege? Oya, ibicanege ni byinshi ntabwo byabura byonyine no kugira ngo wenda filime uyikinemo isohoke uba warahuye n'ibicanege byinshi cyane. Rero iyo wihanganye nyine ubundi bisaba gutanga ibitambo. Rero n'ubundi ubaye urucika intege wazicika mbere y'uko filime isohoka. Duhura n'ibintu nyine byinshi ariko bitewe n'icyo ushaka ukihangana ugahatana. Tugarutse ku kantu k'amaraso rero kanasobanure batagira ngo nayo ku kaguru. Nayo ku kaguru? Oya, nayo ku kaboko. Nayo ku kaboko? Nayo ku kaboko nayo ku kaguru? Nayo ku kaboko. Sasa nawe utangiye kuducanga. Nayo ku kaguru cyangwa ku kaboko? Kubera ko urabona ku bantu bayirebye basubireho barebe bashira amatsiko ntabwo ari ku kaguru. Nyine ayi nyayo yambabaje nayo ku kaboko. Nayo ku kaboko. Byari byagenze bitase? Ni kurwana inkundura. Mwararwanye bya nyabyo sari? Oya mbwira. Si ukugufata se nyine ntibisaba kwirwanaho. Bisaba kwirwanaho narinde kumweru ajyana cya Spiderman cyari kindi hejuru. Byari ibibazo. Oya bureke se cyakurusha cyashyizemo n'ibigufu cyane. Narinde kumuniga uteye ubwoba. Oya yaranakunize bya nyabyo se? Ariko nyine kanjye ari ikintu nkunda nta kibazo. Ase bura nawe n'ibintu ukunda byatuma bakwica ngo nuko ari ibintu ukunda. Nyine gukina urumva bigaragare ko turi gukina. Rero nyuma y'akazi turaba babandi nta rwango. Noneho bibaye ari ibyanya byo kuri Isaac yagufasha. Ntabwo ari ibyanya. Nyine bibaye ari nta kamera Isaac agacunga ngo mu ishyamba hari muri akatavuga ati sha kama mbaye noneho ngiye kubikora ngiye mbanze numva n'ukuntu bimeze. Abikorera hehe? Nyine hari mu ishyamba mugiye nko gukina akagupfuka umuntu nta kamera nta n'umuntu uhari. Ntabwo tujye duhura kuko buri umwe aciye n'undi agaciye. Nawe agiye kuguporofisa noneho ku munsi wa shooting abantu bagiye barakubwiye ngo Isaka ugenda umuhamagare mu ishyamba udora ari gutinda kandi turigendeye ugasubira mu ishyamba ugiye kumurenga kuri amo bamutashye waza akahita avuga ati narakubuze ngo yine reka ntabwo byavamo. Byango byavamo se ko naho ntabwo wamfatereka kandi wumva kurusha imbaraga. Niyo yabaze kurusha ariko wakwirwa nawe ukubita imbwa y'intosho ukeguka ukongera ukanyirukaho. Agufashe se nyine agushukashutse akaza akagufata akahita akuzirika. Reka nkubwire ushaka kubona umuntu ari nka hariya hakurya hariya hepfo wenda nyine impande yawe byonyine nyine wenda amaso uburyo ashaka kureba nyine umuntu ugushaka wenda ntushaka kumubura. Rero nyine ushaka guhita ubona umuntu ufite izo ngeso ugomba nyine guhita wibwiriza nyine wabimenya ubimenye rero kurema kawe karenge. Oya ushobora kuza umuntu ubura ushaka kuguhemukira cyangwa kugufata ku ngufu ntabwo ahita abikwereka. Ashobora kuza ngo ngwino mwereka akantu mfasha ngo ngwino nwazi no mikoro. Oya nyine tuvuga urugero hari no kuba yashakisha ikintu kimukwegereza ntabwo yakibura nk'umuntu waho ngaho kuri seti. Noneho wowe ubaye se ku giti cyawe wowe ukaba umwegereye ugashiduka yakwegera aragufasha.
byagenda bite? reka reka akurushije imbaraga wakwirwanaho akurushije imbaraga ntazo ego ku mana yanjye wakwirwanaho nuko akurushije imbaraga nyine ubwo ni handi satani yawe yerashe imyambi nk'igihumbi wabyemera ubwo se icyo gihe undi buri bwemere cyangwa ubwo nyine icyo gihe nyine akora ibyo ashaka wenda kuko nta mbaraga nta n'umuntu uhari hafi yawe ariko ndakeka muri uru Rwanda rwa perezida wacu Kagame nta muntu ugifatwa agapara ndabona umusatsi washe mana yanjye. None se ko filime twabonye no kwa Irene agasatsi nakariho umusatsi ujute urawudownloadinze? oya kwa Irene wari uhari kwa Irene buri umusatsi wari ufite wari watangiye kuza? oya nari ngufite mwinshi n'ubundi ni nk'uyu ni nk'ubu none se ikintu cyatumye wogosha kari agapara bahongeye bakakubwira ngo ngira wogoshe ubu aka kanya byagenda bite? aka kanya nabikora wakongera ukogosha ariko ku bintu bijyanye no kwiyogoshesha ntabwo ari itegeko mbwira n'abantu bagiye babijacingaho basasha n'abandi nyine babijacingaho kuri nyine bavuga ati se ko wogoshesheje nk'imbohe ibintu byinshi ntabwo ari itegeko purize nyine abahungu cyangwa se abagabo barimo bo ni itegeko byo byari itegeko yego ariko igitsina gore umukobwa cyangwa umumama ntabwo ari itegeko ni ubushake. nose ko mu buzima busanzwe utari wiyogoshesheje nyine urumva nimba twe twaramubajije aravuga ati ku muntu ubishaka nta kibazo yabikora rero twumva yuko nyine kaka ari ikintu twakundaga nyine nko gukina filime urumva erega nibyo bya bitambo navuze urumva njye nshaka kuza wenda meze nk'uri gusunikirizwa urumva nyine nta birenze ntakina nta kibazo nta kibazo ariko urumva nimba nubahirije imyambaro nyine nakuyeho umusatsi nagize nyine nitanze nese ubwo ni gute ubundi koko nareka guhita nkina nko mu wa mbere ubona bibaye ngombwa ko noneho Soroba abakinisha agiye kubahemba ubona nk'umushahara ugukwiriye ari nkangahe bitewe n'imbaraga ukoresha bitewe n'uburyo muri filime rero bagukinisha ubona we nk'umushahara ugukwiriye ari nk'amafaranga angahe ku kwezi cyangwa ku buri role bagiye kugukinisha nka buri role iyo ukubita ucaho uyikina uhita ucaho nka 50 wenda buri role baguhemba byibura nk'ibihumbi 50 byibura ari buguhembe nko ku kwezi ukurikije n'ino filime ukuntu iri kurebwa n'ukuntu iri gukundwa nk'uko wabivuze ubona amafaranga yaguhemba ku kwezi ari nkangahe? nk'ibihumbi 120 yaba akunyuze? nta kibazo ariko uko bigenda bikomera nyine urumva nkagenda mwongera muzamura bitewe n'uko nyine nabyo biri kubyara umusaruro mwinshi. bigeze ku musaruro wifuza ubona amafaranga byibura ukwiriye kuba wahembwa cyangwa buri mukinnyi wese muri filime yanyu Gakweto yagakwiriye kuguhembwa angahe? ntayo tuzabivuga utaha ntago ari amafaranga ntago urabitekereza amafaranga turi kukuvugisha amafaranga ukumva uyisigira inzara nayibura urabona nko mu gihe wizeye ko Soroba azatangira kuba twikomereze kuri filime yacu Gakweto. Filime Gakweto ukuntu Soroba yababwiraga nibwo buryo wabibonyemo mbere mutarashutinga itaranasohoka icyizere wari uyifitiye cyangwa ibintu wayiboneyemo ibyo expectingaga mbere y'uko ikorwa na mbere y'uko isohoka ni ibintu wizeraga ni ibintu wabonye nk'uko byari bimeze? uko yitubwiraga njye ntabwo nabikururaga ngo mbishyikire ntabwo nari nzi ko nyine tuzakina kuriya mu ishyamba abatubwira ati ni mu ishyamba nabwo ntabwo nari nzi nyine ngo tuzakina gutya kuko nta muntu wari uzi nyine ngo azakina ari umuyobozi azakina ashimutwa azakina ko bitwa ibintu byinshi twageze aho bikorerwa kuri teri aba aribwo tumenya amakuru y'uko tugomba gukina nyine. ese biriya bintu hari ahantu Soroba yabisomaga cyangwa yabikuraga mu mutwe n'ibintu yari afite mu mutwe?
ni filime ye yandika. yari afite igitabo yayanditsemo. Ariko mana yanjye, mana nziza turagushima, umukozi w'umuhanga urera kandi urakiranuka ushobora byose. Ukuri mwami Imana, nkweretse abantu dukorana umurimo wo gukina, ababyeyi barimo, urubyiruko rurimo, abapapa barimo, ndetse nkweretse na bosi wacu. Ni ukuri kugira ngo ukomeze kubakomereza intege, ubahe imbaraga, kandi ni ukuri ubahe umugisha mu byo bakora, mu byo batunze. Nyagora ku ngoma rero nkweretse na filime turi gukora, uzabane natwe dushyigikire, tuyikomeze, uduteze intambwe muri ruriya rugendo, kandi bizatugeze kure, bigira bituvana n'aho bitugeza, kuko tutagufite ntacyo twakwishoboza. Urimo ikiranuka rero, namaganye imyuka mibi, ibisitaza byinshi, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo nkweretse Sororwa nawe ngo umukomeze.